ndagusubizaho kuri YouTube channel yanjye yitwa Isaac TV. Nkibutsa niba utarakanda subscribe sukwana ukikanda ukandika comment itekerezo cyawe cyabocika. Kuri munsi nje nkomeza mwikoranabuhanga nkuko nabibasezeranije. Maze iminsi mvuga cyane kuri WhatsApp. WhatsApp niyo umuntu wese atunze muri telefone ye akaba azi neza ko afite smartphone, kuko kuri ubu tuvuze ko ufite smartphone ariko nta WhatsApp umuntu yahita yumva yuko ari ibintu bitangaje cyane cyase bishekeje umuntu akaba yakibaza icyo ukoresha iyo smartphone yawe. Twagiye tuvuga ibintu byinshi kuri WhatsApp ariko kuri uyu munsi ntabwo ndi buze nsobanura WhatsApp cyangwa se mbisubiramo, ndaza fata indi ngingo yihariye zo nari navuze. Hari ukuntu ukoresha WhatsApp umuntu akaba yareba akabona igihe uherukiye kuri WhatsApp, ndetse ukaba ushobora kuba waba uri mu kazi kawe wenda ukajya kuri WhatsApp bakari buze kugucunga bagasanga ujya wica akazi uko jya kuri WhatsApp kandi bitemewe. Abenshi rero barabyanga, bakaba bamwe bakoresha uburyo ubu cyangwa ubundi bahisha igihe baherukira kuri WhatsApp, nyamara bayikoresha buri munsi. Uyu munsi ntabwo ndi buze kubyo guhisha igihe uherukira kuri WhatsApp, wenda tuzabiganiraho mu biganiro byacu bitaha, ariko hari ikindi kintu cy'ingenzi ushobora kuba wakoresha ugira ngo urinde umutekano wawe wa WhatsApp. Uyu munsi nta kindi ndi buze kuganiraho uretse kuba wakoresha WhatsApp nomero yawe itagaragara, umuntu akajya abona mwandikirana ariko yareba nomero akaba yayibura. Ese ibyo bintu bibaho? Ese bikorwa bite? Ese nabishobora njyewe? Ese we wabishobora? Ikaze muri kumwe na DJ Bayingana kuri Isaac TV. Nkibutsa niba utakanda subscribe mwanya n'uyu nguyu kugira ngo uyikande ujye uba wa mbere mu kubona notification cyangwa se video cyangwa se akantu gashyashya dushyize kuri channel yacu. Tibagiwe no gukanda ku nzogera kugira ngo ujye ubone notification mu ba mbere. Aho nakubwira ko baye bakunze video zacu washaringa ku nshuti zawe nabo bakunguka ubumenyi mu isi y'ikoranabuhanga. Watubwira igitekerezo bitewe n'uko ubyumva cyangwa se ikintu wumva ushaka ko tuzakuganiraho ubutaha tukaza tukikubwira. Nkuko nabivuze hejuru, nakubwiye yuko muri iyi minsi turi kugenda tuvuga kuri WhatsApp. Uyu munsi ndaje nkubwira uburyo wakoresha WhatsApp nta nimero igaragara cyangwa se bitagombeye yuko ugaragaza nimero yawe. Hari igihe ushobora gukenera gufunguza WhatsApp irenze imwe kandi nimero zawe zose ziri kuri WhatsApp, bityo ntubashe kuba wafunguza indi WhatsApp, kuko WhatsApp buri gihe igusaba nimero kugira ngo ube wayikoresha. Hari impamvu nyinshi zitandukanye ushobora gukenera gukoresha WhatsApp irenze imwe, wenda udashaka kugaragaza nimero yawe cyangwa se ushaka gukoresha WhatsApp imwe mu kazi, indi ukayikoresha mu buzima bwawe bwite, ndetse n'izindi mpamvu runaka zatuma ukenera indi WhatsApp. Icyo kibazo cyarakemutse kuko kuri ubu ushobora gutunga nimero zo mu bihugu bitandukanye wifashishije amaserivisi atandukanye ya online. Muri uru rugero turakoresha serivisi yitwa Prime. Dufate nimero yo muri Amerika ariyo dukoresha mu gufunguza WhatsApp yacu nshyashya, vuga ngo tugiye kwifashisha izindi namba zo mu bihugu byo hanze turebe yuko twakora WhatsApp kandi idafite ikibazo. Ubundi Prime ni serivisi igufasha guhamagara no guhamagarwa ndetse no koherezanya ubutumwa bugufi cyangwa se SMS ku isi hose ku mafaranga make cyane. Ndetse iyo uhamagaye umuntu ufite Prime aba ari umuntu nk'uko ukoresha Skype call cyangwa WhatsApp call. Ushobora gufata nimero yo muri Amerika wifashishije Prime ku buryo ariyo wazajya ukoresha mu kwitaba no kwakira za SMS. Ese bikorwa gute? Ntuci nacyari kumwe na DJ Bayingana. Uko ukoresha serivisi za Prime, icyambere jya kuri Google Play Store yawe, fateho application yitwa Prime, ubundi ukande download. Nimara kugera muri telefone yawe uyifungure maze ukande sign up. Nyuma ukanda sign up ushyiremo nimero yawe isanzwe ukoresha, arahita bakohereza code kuri SMS irebe uyishyiremo. Nkuko mubizi iyo uturi gufungura WhatsApp hari ahantu ugera akakohereza code ukayishyiramo ubundi ugakomeza. Nuyishyiramo barahita baguha aho gufunguriza konti
konte ya Prime wuzuzemo amazina yawe hamwe na email na password ubundi wemeze. Numara kwemeza app ya Prime irahita ifunguka, uhite ujya muri email yawe urebe email bakohereje yo kwemeza niba iyo email ari iyawe koko, kande link baguhayemo wemeze email yawe. Numara kwemeza usubire muri app ya Prime ukande kuri my account, hahita haza profile, hahita haza email address, nurangiza wandikemo email yawe ukande save. Nurangiza usubire inyuma kuri home y'iyo app, urabona ahantu handitse Prime as phone number, kande kuri buy. Imbere yaho gatoya barahita bakuzanira package itandukanye, uhitemo iya mbere ya Trio ni ubuntu irangira mu minsi 7. Numara guhitamo iyo Trio minsi 7, niba waverifiye neza ko email ari iyawe neza, barahita baguha nimero ya USA ushobora gukoresha. Ku buryo utaverifiye neza nimero yawe baguhaye ntago biri bukore neza, cyangwa se ntago uri gukoresha iyo Prime neza. Hasigaye install WhatsApp aho ushaka kuyishyira ku yindi telefone, kuri tablet, muri mudasobwa cyangwa ahandi ushaka. Nurangiza kuinstalla wuzuzemo ibisabwa ukoresheje za nimero nshya zo muri USA baguhaye muri Prime, ubundi ubone SMS ya verification WhatsApp ishobora kwanga cyangwa se ntize. Icyo gihe uhita ukanda kuri call kugira ngo WhatsApp iguhamagare ikubwire code kuri ya nimero yawe ya Prime. Nurangiza Prime yawe urahita ubona call, uyitabe wumve code bakubwira, zandike ku ruhande ubundi uzishyire muri WhatsApp. Kuvuga ngo uburyo bukora igihe wabonye code itaje kuri ya numero watanze, baguha SMS ya code ushyire muri WhatsApp. Uburyo bwa nyuma ni nabwo buguha karibu yo gukoresha WhatsApp, irahita iba verified ifunguke bisanzwe, utangire kuyikoresha kuri za nimero zawe zo kuri Prime. Icyo gihe utangire gukoresha WhatsApp, ariko umuntu udashobora kuba yabona numero yawe uri gukoresha, ukajya umwandikira umuhamagara cyangwa se ubikorera aho ushatse hose, ariko numero yawe itari kugaragara. Aho twabonye ko ushobora kuba wayimura ukayijyana muri USA cyangwa se ukayijyana muri Canada, byaterwa n'aho wumva ushaka kujya ugaragara. Ubundi icyo gihe ukazajya ukoresha WhatsApp yawe umuntu atabasha kumenya ngo ninde. Ngaho nguko rero niba ibintu hajyaga byumva ariko ntiwemere ko bibaho, uyu niwo mwanya kugira ngo niba ubishaka ubikore. Dushyigikire rero, kanda subscribe niba utarayikanda, no ku nzogera kugira ngo ujye ubona byinshi dushyize kuri channel yacu, aho twakubwiye ko ubaye wakunze video zacu wazisharinga ku nshuti zawe, ndetse ukaba watanga igitekerezo cyawe binyuze muri comment. Mwari kumwe na DJ Bengana ku Isi Yacu TV. Bye bye.